Nshuti bakundwa Umurage TV turabatumiye mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi twizere ko mwagize umugoroba mwiza. Hano turi Avon Indiana ndi kumwe n'abashitsi banjye batatu uyu munsi abajene. Tumaze iminsi tubahereza ibiganiro bitandukanye n'abantu bakuze tuvuga ku muco tuvuga ku bindi bitandukanye mu Banyamurenge, ariko uyu munsi twifuje kuganira n'abajene kugira ngo n'abantu batoya bumve yuko bakwisanga ku Umurage TV. Ngiye kubasaba rero abakobwa bacu beza banza twibwire hanyuma batubwire n'imyaka yabo niturangiza dukomeze rero. Murakoze. Murakoze Ida. Ngiye amazina yanjye ni Esperance Mwiza kandi nkaba nujuje imyaka 18, nkaba ndi umwaka wa nyuma wa secondaire. Murakoze. Yeah, thank you Ida. Banyita Christine Uwingene, nkaba ndi freshman muri college, nkaba mfite imyaka 19. Yeah, thank you. Murakoze, amazina yanjye ni Grace Mujanukire, mfite imyaka hafi 17, ndi muri high school. I'm almost a junior muri high school. Murakoze cyane kutwibwira. Ndakeka yuko mwesa mutigeze muvukira ahangaha, mwavuye muri Afrika mwarabanje kugenda mu mashuri, ariko rero tukaba tuzi ko hari ibintu bitandukanye ba mashuri y'ahangaha no mu mashuri yo muri Afrika. Hari udusha bafite ahangaha batagira muri Afrika, hari ibintu byinshi muri Afrika nabo nanone bafite ahangaha badafite. Se mwatubwira differences zigaragara cyane mwabonye ahangaha mu mashuri, kuko mwese I think mugenda ku ishuri, so mutubwire buri wese avuga ikintu kimwe yagiye abona kiri different n'ikintu cyo muri Afrika, mu mashuri muri Afrika. Yeah, urakoze. Ngiye ikintu cyambere numva cyoroshe kuvuga, amashuri yo muri Afrika arikanire cyane. Hano abana ntago babakaniye cyane mu mashuri, ariko muri Afrika wumve ko abarimu baba bari kubana all the time. Yeah, thank you. My idea nge ndatekereza ko relationship y'umwarimu na students ya hano bari different, ntabwo imeze nko muri Afrika. Hano mushaka kuba muri inshuti even outside school, mufitanye nyine ibintu biri different, ariko muri Afrika muhora mu ishuri mufitanye nyine mutisanzuranye, ariko hano biri so different. Yeah. Murakoze. Ibintu biri different hano no muri Afrika. Hano muri Amerika ntago abana, ngewe ikintu nishimiye cyane, ntago bambara uniforms ku ishuri, kubera ko basically abana benshi muri Afrika ntago babishimiye kwambara ama uniform ku ishuri, ariko hano they let you wear whatever you want, bakore kukambara ibyo wambara. Ikindi hano ntago babahana cyane nkuko muri Afrika babikora, kubera ko basically muri Afrika bapfa gukora icyaha bakagukubita bakakuzanira inkoni, kandi hano kugukubita ni nko ku abusinga cyangwa se nko ntago ari byiza gukubita umwana ku ishuri, ntago byemerewe nko muri Afrika. Muri Afrika ho bumva bafite right yo kubikora bakakubita uko bashaka. Yeah, that's the difference. Wow, dufite ama differences menshi, gusa singe ko yose ari meza cyangwa, ariko nzi ko nangiye iyo difference yo kugira relationship hagati y'umwarimu n'umunyeshuri iri important cyane, kubera yuko bituma umunyeshuri yumva ni nka guidance, right? Yeah, ukumva nawe you look up to the teacher, ushaka nawe kuba nkawe kandi biroshe ko kugira inama nyine ukazumva. So ngiye kubaza buri wese ikibazo gitandukanye n'icyundi. Mwiza, to start with you, mugera ahangaha you probably knew English, ariko accent yawe ntago wenda yari nziza nkano. So were you bullied, like baragusekaga hari ibyo bavugaga bakagusubirishamo, like what did you just say, like ibintu nk'ibyo byakubayeho? Actually ngewe byabiri very interesting ukuntu byagenze. Nani mfite accent iri more of like a British, so abantu bari very interested, bagashaka kumvugisha bakambaza ibibazo all the time kugira ngo bumve a very different accent. Naje kumenya ko abazungu cyangwa abanyamerika bakunda ama accents kurusha their own accent. So yeah, that's true, I agree with you. Nanjye nahuye nabyo bavuga yuko ngira accent bayita French accent. Yeah. And they like it. Okay, ikibazo cyanjye kirakurikira kuri Diane. Grace, wowe ugera ahangaha bagira ama activities menshi, sports, music, so activity ubamo ni iyihe ku ishuri, and why did you choose it? Ngewe na join in the sports nyinshi since
2016 I used to be in volleyball. Akumgo nyine sport ndimo. I play basketball for school, but nyine it's like for season yagiye gushira. So I joined it for a little. Yeah. Okay, thank you very much. Lastly, Tina, hano abantu benshi bakunda kuvuga ngo high school is very easy. Kandi wagiye muri high school muri Africa, so ugeze ahangaha uyigendamo, and did you see any difference? Wabonye bitandukanye? Wabonye amanota agoye kubona cyangwa si ibyo bavuga n'ibyo hano high school iroro? Yeah, that's a good question. Thank you. Ikibazo cyiza. Difference actually hano iroroha kurusha muri Africa, cause muri Africa ugomba gusubiramo ama subjects menshi, ushaka kwiga nka biology imyaka yawe yose ine, ariko hano ushaka kwiga gusa rimwe ukabura irangije. That's the only difference. There's also another difference nk'ukuntu umuntu yigisha umwarimu hanigiye nyine barimo simple, nk'ukuntu bafite syllabus iri special nyine ituma umuntu nyine abyumva cyane, ariko muri Africa ntabwo bayidusobanurira neza, cyangwa hari ukuntu nyine bayikora iri so complicated, hano ikaba byoroha nyine kubona easy points. Yeah. Well, thank you guys very much. Wenda ngiye kurangiza buri wese ndamubaza ikintu inama akoresha cyangwa se point akoresha, reka mvuge ubwenge akoresha kugira ngo maintaining umuco wa Kinyamurenge, still being with the, just maintaining the culture, ariko nanone uri hagati y'abana b'abazungu, abana baturutse impande zinshi zitandukanye zo mwisi, so biba bigoye kugira ngo maintaining iyo culture yacu. Ese mwumva biri ngombwa? That's the first thing. And then the second point, how do you do it? Like ubabwira ibyo wanyu, what do you do kugira ngo bikorohere ku keeping culture yacu, ariko nanone urimo hagati y'abantu bafite culture zitandukanye n'izacu? Urakoze. Gihe cyo navuga cyambere ni kubera integration ni ibintu byiza, kandi kugira ngo umenyere umuco w'ahantu wahungiye ufite kumenyera, ufite gukora n'ibyo bakora. So iyo tugiye ku mashuri tukabona abana bamwe basuzugura abarimu, twebwe ntabwo ibyo tubikora, ariko tubone bari ku interactinga n'abarimu outside of class bakabafasha, ni ikintu dushobora gukopera tukabona ko natwe cyadufasha, kandi ni ikintu cyiza nyine umuco ushima muri rusanga. Wow, that's a very good point. Thank you so much, Niza. And Tina? Yeah, thank you. Genda tekereza ko I believe home will always be home. Murugo hazahari murugo, murugo hazahora hari murugo, haba murugo. Okay. Kandi I also believe that nk'ukuntu abantu bagukujije, it's also different. Ntabwo umuzungu you cannot just follow nyine ibintu abantu bakora cyane nk'abazungu. Nk'umuco wacu basically dukurikira nk'ukuntu ababyeyi batureze, ntabwo byoroshye kuwuta, ariko it's also easy no gukopinga up n'ibintu nyine biri useful, biri important, nk'ibintu bya singing na many other activities which are beneficial, biri important, ariko hari bimwe bitaba biri beneficial natwe tuba tuzi at our age, which is twese dufite more a decision to make whether you follow the right path cyangwa the wrong path. Yeah. Nanjye ko mbyumva umuco wacu nago tugeze muri Amerika ntago ari ukuvuga ngo twashyize muri Amerika ngo umuco wacu uhinduke tube nk'abanyamerika, ni ikintu kiri impossible, kubera ko ku ishuri niho twigira ibintu byinshi. Abazungu bakora ibintu like nkuko mwiza yabivuze, they disrespect teachers, bagakora nyine ibintu abantu batishimiye, ako babona twebwe dukora ibitandukanye n'ibyabo, nabo nyine they be more interesting, bakumva nabo bashaka gukora ibyo turi gukora, bakumva ko natwe tubaseka, nyine bakabona ko ntago tubishima. So njye ko mbibona, ndabona ko umuco wacu tugomba nyine nko kwereka ko abazungu twebwe imico yacu itandukanye n'iwabo, kubera ko byinshi dukora, byinshi twiga tubyiga from our parents, kuko ababyeyi bacu babona uko umuzungu, kamvugiye example, umuzungu kuno yambaye ntago ariko natwe tugomba kuvuga ngo reka twambare nkabo, kubera ko twebwe dufite umuco wacu aho baturereye, imirere yacu itandukanye n'iy'abazungu, imyambarire yacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. So mbona bitandukanye ukuntu, ntago ari ngo twigire imico y'abazungu natwe, kuko nitunayiga tuzaguma turi black, ntago tuzabazungu. Yeah, that's what I think. Wow, thank you guys so very much.
so abantu batureba viewers bacu murabona yuko nubwo twagize ahangaha nubwo dufite abana batoya bagize abakiri batoya ariko ntabwo umuco uzacika ngo ushire turacyawufite. So just to turangiza, I just wanna, like ndashaka kumakinga sure ko abantu bahavinze fan. So now, girls, let's go. Just let it out. Mumbwire, did you do anything funny? You're kuza, like, flying from Africa to here. Just, like, anything funny that you did and you are like, oh, ugeze ahangaha, you after fitting in and everything, you are like, oh my God, what did I do? Yaba narabonye umuntu ubikoze nanje right now nkabona umuntu uri kuva muri Africa, it will be so funny. So just anything funny that you happen to do. Okay, urakoze kunangirira hari ikizubwo. Je cyo navuga ni byinshi nakoze ndi mu ndege kubera ko navuye muri Africa 2016. Noneho turi guflying hano twari tuvuye Kampala. Urumva nyine basically nyine ibintu byinshi byari bimeze the same, ariko noneho ngeze mu ndege nyine bathroom yaho dikuna tandukanye. Noneho I went to the bathroom, then noneho iri flashing yonyine ngira ubwoba noneho njyenyine ndangira kwiseka, noneho ndishaka gusohoka ndifungira nananga gufungura umuryango. But then afterwards hari umuntu twari twazanye w'umugande, noneho niyo twari turi kumwe muri flight, noneho araza azi ngo nyine na stakinze yari yabimenye araza. I was actually ntago nari muto cyane, noneho ntago namirije cyane. I asked for help, araza arafungura nyine asangana arasunika na brocks. Noneho ngewe harakara kuma nabonye ko kwana blocking umuryango, noneho ngakoraho ndafungura. Ndamubona hagaze ku muryango arambaza ngo are you okay, namubwira ngo yego meze neza. Yeah, that's what happened. Ni byinshi ariko nyine basically ibintu byinshi byari really different. Yeah, thank you. Yeah, that was a nice story. Yeah, yet surprisingly story yanjye is so calm. Ndi kuza hano nari ndi so overwhelmed. Sinavuga ngo nakoze udusha twinshi cyangwa hari ko nibuka mvuga ngo kano nagakoze, ariko icyo nibuka I was just so overwhelmed. Nishimye just kuza, the whole idea kuza muri America. Yeah. Okay. Yeah, ntago mfite experience. And how about you, Miza? Ndumva babivuze byose, ariko ndumva ikintu nge nakoze which could be out of the ordinary. Umuntu twari twicaranye ntago yari wa family, so yari stranger. Naragize ibitotsi nyine murambikaho umutwe ntangira kuvuga mommy I missed you. Yeah, kera nagize ko nageze ku rutugu rwa mama, so I think nicyo nakoze. Well, that's a very, very cute story. Thank you so much, girls. We had so much fun doing this, right? Yeah. So abadukurikira bose ku Umurage TV turabizeza yuko ikiganiro kizahoraho, tuzabazanira ibiganiro byinshi by'abajene kugira ngo n'abantu batoya bisange ku Umurage TV. Please subscribe mukomeze muri ama video yacu kugira ngo mudushigikire. Thank you so very much. Mugire umugoroba mwiza.